yavutse afite ubugufi butangaje, afite santimetero 168, avukira mu muryango ukennye ndetse nta n'umuntu wari umuzi ku isi. Umunsi umwe izina rye ryaje gutanga guverinoma yaratuyemo. Uyu mugabo ntiyacitse gereza inshuro imwe yonyine, ahubwo yacitse gereza inshuro ebyiri. Yakoragwa ubucuruzi bwambukirana buciye mu butaka. Amafaranga cyari igikoresho cyo gutanga ruswa. Iyi ni inkuru ya nyayo ya Joaquin El Chapo Guzman. Joaquin El Chapo Guzmán Rowera yavutse tariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 1957. Avukira Ratuna mu mudugudu wari imisozi Sinaloa muri Mexico. Umuryango we wari ukennye cyane ndetse nta shuri ryari rihari, nta n'ibitaro byari bihari. Uyu El Chapo Guzman yakoraga ubucuruzi, acuruza imyembe ndetse acuruza n'ibisheke. Rimwe ubwo yajyaga ku ishuri yagendaga yambaye ibirenge. Umuryango we, papa we, yaje guhamwa icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge buciriritse. El Chapo Guzman ubu buzima yakuriyemo bwatumye kumarura inzira yo gucuruza ibiyobyabwenge kuko na papa yarabikoraga. El Chapo Guzman akiri muto mu myaka ya 18 yacitse ishuri ararirekareka kwiga, atangira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge buciriritse ku gishoro gitoya. Ikintu wamenya, ubuzima El Chapo Guzman yakuriyemo bwatangiye kumuhindurira hazaza, atangira gutekereza hazaza. El Chapo Guzman ku kigero kiri hasi yatangiye gucuruza ibiyobyabwenge, atangira gukorana n'abantu bambutse imyato mu mazi, atangira gukorana n'abantu mu buryo bwambukiranya imipaka z'ibihugu bitandukanye n'abandi bacuruza ibiyobyabwenge. El Chapo Guzman yabikoraga acecetse, akorana discipline ndetse akorana n'ubwenge butangaje, abikora biri mu bwenge. El Chapo Guzman mu mwaka wa 1980 yaje kwishira hamwe n'itsinda ry'abacuruzi bakoraga bacuruza ibiyobyabwenge ry'umugabo umwe w'igihangage witwa Miguel Angel Felix Corrado wo muri Mexico. Akaba yari umutraka cyangwa se umucuruzi w'ibiyobyabwenge wamamaye cyane mu mwaka wa 1980. Umunsi umwe El Chapo Guzman ubwo yakoraga na Guadalajara Quattro ya Miguel Felix Corrado byaje kugenda nabi, iri tsinda rirahagarara. El Chapo Guzman wari ukunze ibikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge yaje gushinga itsinda rye ryitwaga Sinaloa Cartel. Iki gihe El Chapo Guzman yaratangiye kubikora mu buryo bugeze hejuru cyangwa se buteye imbere. El Chapo Guzman yaje kuba umuyobozi w'iri tsinda ryitwaga Sinaloa Cartel ricuruza ibiyobyabwenge. Kuva iki gihe izina rye ritangira kwamamara, ritangira kumenyekana, abikora mu buryo buteye imbere cyangwa se bugezweho. Ese El Chapo Guzman niki cyatumye abicyamamare? El Chapo Guzman yatangiye gucuruza ibiyobyabwenge arucururiza mu mihanda yo muri United States cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. El Chapo Guzman yateye imbere kubera ko yakoreshaga ikoranabuhanga ndetse agakorana n'abantu bakomeye, atanga ruswa y'amafaranga. El Chapo Guzman ikindi kintu cyatumye atera imbere mu gucuruza ibiyobyabwenge, yaricaga ndetse akabangamira n'abantu ibikorwa bye bigaheshirwa na leta cyangwa se abategetsi bakomeye, abaha ruswa y'amafaranga kuko yari afite amafaranga. Ibiyobyabwenge yacuruzaga harimo ibyihariye cyane ndetse bizwi binahenze, harimo cocaine, heroin, methamphetamine ndetse na marijuana. Ibi bikaba ari ibiyobyabwenge El Chapo Guzman yacuruzaga byambuka biva mu bihugu bijya mu bindi bihugu. El Chapo Guzman yaje kuba icyamamare mu gucuruza ibiyobyabwenge mu buryo bwo gukoresha imyobo cyangwa se ubuvumo bwo hasi mu butaka. El Chapo Guzman yacukuraga hasi mu butaka, agakora tano cyangwa se ubuvumo bufite amatara, bufite inzira ndetse bufite n'ibyumba. Ubwo buvumo bukaba bwaravaga mu gihugu kimwe bukerekeza mu kindi, akabucururizamo urumogi, rwaba urw'amazi cyangwa se urw'ifu ndetse n'ibindi biyobyabwenge. El Chapo Guzman ibi bintu byatangaje isi. Umwaka wose abantu bamaze igihe babyigaho barananiwe kubisobanukirwa, bibaza uburyo acuruza ibiyobyabwenge, nyamara yakoreshaga uburyo bwo mu butaka mu buvumo. El Chapo Guzman niki cyatumye atangira kumenyekana nk'umuntu ucuruza ibiyobyabwenge? El Chapo Guzman
Umunsi umwe ikinyamakuru cya Forbes magazine kikaba cyaramwanditse ku rutonde rw'abantu bakize bakijijwe no gukora ibyaha cyangwa se gukora ibintu bitemewe kuko yacuruzaga ibiyobyabwenge. Chapo Guzman ubutunzi bwe bukaba bwarabarirwaga mu mamiliyoni y'amadolari. Chapo Guzman akaba yaravuze ko ibi bintu yabikoze nta mikino irimo. Abamuvugishije nicyo batangiye kuvuga. Chapo Guzman kubera ko yakoranaga n'itsinda rikomeye rikoresha imbunda ndetse ririmo n'abahanga batandukanye bakoresha ikoranabuhanga mu gutrackinga amakuru y'abategetsi cyangwa se guhakinga amabanga y'abategetsi. Byari itsinda rikaze cyane ricuruza ibiyobyabwenge. Ese niki cyatumye Chapo Guzman iri tsinda yakoreragamo yarayoboye ryari rye kurya igiti cye? Niki cyatumye rikomeza guteza imbere cyangwa se rigakomeza kwinjiza amafaranga menshi? Ibintu byatangaje abantu nuko yicaga ibihumbi bitandukanye by'abantu ndetse agakora ihohoterwa. Ikindi agakora ibikorwa bitera abantu ubwoba, ko yacaga abantu imitwe ndetse agakora ibindi bikorwa bitandukanye. Chapo Guzman izina rye rikomeza kuba gitinywa, abantu bakomeza kuritinya. Ese Chapo Guzman byatangiye kugenda bite kugira atangire gufatwa afungwe? Mu mwaka wa 1993 Chapo Guzman yaje gufatwa afatirwa ahitwa Guatemala, muri leta ya Guatemala muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Mexico. Chapo Guzman yaje gufatwa arafungwa ndetse ibindi byaje kumuhagarika. Yakomeje gucuruza ibiyobyabwenge muri gereza kuko muri gereza yakoreragamo ibitaramo bitandukanye. Akaba yari umuntu wari urinzwe cyane kurusha n'abaperezida n'abategetsi bakomeye kuko yari arinzwe n'abasirikare batandukanye benshi muri gereza. Nk'umuntu wari ufite amafaranga, afite itsinda ry'abasirikare hanze ricuruza ibiyobyabwenge. Chapo Guzman nyuma y'igihe gito mu mwaka wa 2001 yaje gucika gereza kuko yatanze ruswa ayiha abantu bakomeye barindaga gereza bari bayoboye muri gereza. Ibi byaje gusangwaho yari yarakoze ubuvumo muri round recart cyangwa se aho bafurira imyenda yo muri gereza. Yari yarakoze umwobo uva muri gereza ugahinguka iwe aho yari atuye. Ibi bintu byamutwaye akayabo k'amafaranga kugira ngo bacukure tano ihinguka muri gereza ihereye iwe mu rugo. Ibintu byatangaje abantu. Abarinda muri gereza binjiye muri round bari kugenda babona umwobo uhishe cyangwa se watsibijwe kuko Chapo Guzman yari yamaze kuhaca. Yageze hanze iwe mu rugo, batangiye gukomeza kumukurikirana ariko ntibamubona Chapo Guzman. Ibintu biza kongera kugenda nabi. Mu mwaka wa 2014 Chapo Guzman yaje kongera gufatwa. Abana iki gihe bizeraga ko birangiye, katakongera gucika gereza cyangwa se ku buzima bwe birangiye. Hashize umwaka umwe Chapo Guzman ari muri gereza yakonakoraga ibikorwa bitandukanye nko gucuruza intwaro ndetse n'ibiyobyabwenge. Agatanga ruswa ku bategetsi batandukanye ndetse n'abarinda gereza bagakomeza kumufata neza. Akajya akomeza gukora ibitaramo bitandukanye by'abastari ndetse n'abahanzi, agakomeza kuvugana n'abo hanze. Chapo Guzman umwaka wa 2015 hashize umwaka umwe afatiwe muri gereza. Chapo Guzman yaje kongera gucika, arasohoka. Yari yarakoze umwobo ufite kilometero 1.5 mu butaka. Chapo Guzman yari yarabukoze ubuvumo buhinguka aho atuye nanone. Chapo Guzman yaje gufatwa ubwo yari yarakoze ubuvumo buva muri gereza bujya hanze. Bwari bufite urumuri, amatara ndetse bufite n'aho imodoka zishobora guca ndetse n'amamoto. Muri ubwo buvumo niho yaje gucikira ku nshuro ya kabiri. Chapo Guzman ibi byari bitangaje, byatangaje leta ya Mexico ndetse n'isi muri rusange. Chapo Guzman mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa mbere yaje kongera gufatwa na leta ya Mexico. Abantu bavuga ko birangiye, ibitangazamakuru birandika baravuga ati ni iherezo ry'ubuzima. Chapo Guzman kubera iki yaje gufatwa? Niki cyatumye afatwa? Chapo Guzman kubera gukomeza kuvugana n'abantu cyane, gukomeza guhura n'abahanzi bakomeye ndetse n'abastari bakomeye. Chapo Guzman kubera gukoresha ikoranabuhanga byatumye bamutrackinga, bahakinga ahantu yarari, birangira bamufashe. Igisirikare cya Amerika ndetse n'abakoranye na Mexico baje kongera gufata Chapo Guzman ku nshuro ya gatatu. Iki gihe leta ya Mexico ndetse na leta y'Ubuzungu Ubumwe za Amerika baje kumufata, batangira gutegura uburyo batakongera kumuha amahirwe yo gucika Chapo Guzman ku nshuro ya gatatu. Chapo Guzman yaje gucibwa urubanza mu mujyi wa New York
aho byaje kugaragara bamushinja ibyaha bitandukanye birimo gucuruza ibiyobyabwenge, ubwicanyi, gutanga ruswa ndetse no gukoresha imiyoboro y'ubuvumo mu gucuruza ibiyobyabwenge. Mu mwaka wa 2019 Chapo Guzmán yaje guhamwa n'ibyaha akatirwa igihano gitangaje cyaje gutangaza isi muri rusange. Kugera n'uyu munsi abantu bakaba bakivugaho. Chapo Guzmán yaje gukatirwa igifungo cya burundu ndetse bamwongeraho imyaka 30. Ibintu biratangaje cyane. Yaje gufungirwa muri gereza ya Addix France iherereye muri United States of America. Iyi ikaba ari gereza irinzwe cyane ndetse ikomeye inateye ubwoba. Chapo Guzmán akaba abayeho mu buryo bwa gereza, mu buryo bukabije cyane, mu buryo butangaje atashobora gucika. Chapo Guzmán akaba afungiye ahantu ha wenyine adashobora guhura n'umuntu. Chapo Guzmán akashobora amara amasaha 28 ari wenyine nta muntu bahura. Chapo Guzmán ntiyemerewe kuvugana n'indi mfungwa cyangwa se undi muntu ufunzwe muri gereza. Chapo Guzmán nta buhanga gifite, nta bushobozi agifite muri gereza, bitandukanye nuko mbere yabaga ameze afite ubwami muri gereza. Gereza ariye ategeka, ubu ngo biratandukanye, ntashobora gucikwa. Chapo Guzmán inkuru ye ntabwo itubwira insinzi, ahubwo inkuru ye ni inkuru yo gutanga iburiro cyangwa se iburira abantu bashobora gukora ibyaha. Iyi nkuru ya Chapo Guzmán itubwira ko amafaranga abonetse mu buryo bwihuse, mu buryo bubi, agenda nabi ndetse akaba yakwangiriza umuryango wawe n'igihugu muri rusange. Ububasha uhawe n'amafaranga atunyuze mu nzira zitari nziza bikaba bishobora kukuviramo igifungo cyangwa se urupfu. Iyi yari inkuru ya Chapo Guzmán yigisha urubyiruko ndetse n'abantu bose bifuza gukora ibikorwa bitari byiza ko birangira bibaguye nabi, bakaba bafungwa cyangwa se bakaba banakwicwa. Ndabizi ushobora kuba wakunze ikiganiro. Niba warebye ikiganiro, turagusaba ko wakanda subscribe niba utarayikanda. Ikindi usharing iki kiganiro kigere ku nshuti zawe basobanukirwa n'amateka. Iyi ni Film TV, isoko ubumenyi. YouTube channel musanzwe mukurikira ibiganiro bitandukanye bijyanye n'amateka. Nge nari Filemo niyo nasenze.